ntabwo ukwiye kumiragura ibintu byose ko iyi si ya social media yuzuyemo ibinyoma na cyane ko nta muntu uzaza kwivuga amabi ameza ahari buri wese n'uzaza kuvuga ibibi bye uzamenye ko abivuze kuko abifitemo inyungu rero ntukumve ngo ibintu byose bitangajwe n'ukuri uhita ubimira ubitwara uko cyane mujye namwe nimba ukunda umuntu mwigerereho wiyungururire ushobora no kutamugera bitewe n'aho uri ukanayungura ibimenyetso baguhaye yego nawe ugakoresha ubwenge bwawe ariko nturebe amarangamutima umuntu akoresheje atanga inkuru uyagendereho ngo uvuge ngo ni intwari yacu cyangwa ngo ni ikigwari cyacu nzajya mbabwiza ukuri unkunda nkunde utankunda bireke ko n'ubundi nta muntu ubimembera ku mihanda hari abavuga bati Layira hari igihe yigeze kwakira ati umuntu bita Vavajuru igihe yari mu mwuka agihumeka ati yakira kuri cana imwe ikomeye ikiganiro ati birangiye bamubwiye bati ese ibyo bintu bya Vava yaza kuvuga iki ibyo bintu byabayeho cyangwa se ni kwa kundi abantu bavuga inkuru barangiza bakayikabiriza kugira ngo ntabwo bakabije ni nako kuri buriya gebu mbona binambabaza ibimwe navuze ngo abantu dukunda kwigira beza abantu buri wese hano abakuruha yishyira ashaka kwigira mwiza ashaka kwigira intwari ngewe bavaga mu mujyi wa Kigali navuga ko paje y'ubuzima bwe n'ibi byose mu muziho byatangiriye kuri ibyo bava nandikira abanyamakuru bakomeye umwe gusa ahubwo ni benshi abanyamakuru bakomeye baranyihorera ntibanasubiza ndabahamagara bamwe banambwira yuko ngo nta bucuruzi bumurimo bava ndasiragoringa nimba hari umuntu ukwiye gushimirwa n'Imana wo mu ijuru irabizi tujye tubashima te hanyuma rero nza gutangazwa no kubona hari abantu amajije kwamamara batangiye kujya bamukuraho ibiganiro n'inkuru urumva kandi abo ngabo uwamukoze inkuru ntaramwiyambaje pe nta kibazo yakoze ibyo yumva yari mu bucuruzi ariko ugasanga umuntu arashaka kugaragaza yuko azi ibintu cyane kuri uwo muntu ari nyine agatangira no kujya atangaza inkuru mu ba mbere nabonye bikomeye nabyo bya mbere byatangaje inkuru ya Vava yuko yitabye Imana urumva bande batangaje iyo nkuru uwo ari we wese agira uko yaremwe n'umutima nama we ukameka muntu n'umutima we ariko icyo ushaka kugaragaza muri rusange ni uko hano ntukagira umuntu mukomera amashyi urumva umuntu nakora ikiza kigaragara muzamukomera amashyi ariko umuntu nabihishamo akabigiramo indyarya urumva mujye mumenya ubwenge ubwo rero twese hano ntihazagire umuntu ukubeshya kuri YouTube twese tubari kubw'inyungu Pole sana nta kibazo wa mugani burya uyu munsi nshobora kukwima ikiganiro ariko ejo ukaba umuntu ukomeye cyane none se sibyo byabaye kuri Vava bamwiriyeho ariko abamwiriyeho bose baje kumushaka byakabayemo ku bantu ko Imana niyo izamura umuntu ntabwo abantu aribo bazamura umuntu ako kantu karakubabaje karambabaje cyane n'ubu karacyambabaza pole sana ubu ngubu hari uko batashye murebe ukuntu abantu turi babi ubu ko batashye ubu hari aba bose bari gutera amabuye bigize intwari bari kuvuga ngo bagomba kumuvangira kuri ubu ko hari ababivuzeho ntanabonye bose bagiye no gutabara rega ibintu narabikurikiye nubwo ntari intara ariko narabikurikiye umuntu ugasanga yicaye i Kigali ari mu gitanda cye urumva ari gusopanya abantu bahondanya imitwe n'abari guhondanya imitwe nibura bo bagize presence yo kugaragara muri icyo gikorwa we ntiwanagiyeyo turi gusakuriza abantu iriya bintu tujya turenga ibinenga ibishiga tubishime ngewe nzajya mvugisha ukuri ko kuri urumva umuntu umubwiza ukuri ko nta n'unsaba dodo nta n'uwongera kuryiwe bajye bamenya uko bafata inkuru zabo n'uko batangaza inkuru n'uko babasha kwiyereka abantu ariko ujye kwiyerekana kuko ubanje kurira ku muntu mugenzi wawe umushyire hasi ngo uzamukire ku mayike ngo ubone kugera hejuru gute uvuga ibyawe tubishime ariko wivuga ibyawe wanje kwitwaza izina ryanjye cyangwa irya Gasore ubundi wari we wese abantu badukurikiye ndetse n'abatubazi muri rusange bakwiye kumenya ko umuntu ni umuntu nyine kandi bavuga ko umuntu ari mu kopi nyinshi
umuntu azakwiyereka uyu munsi nta muntu n'umwe wifuza ko abantu bamubona nabi iteka umuntu azifuza ko bamubona neza kandi yenda atari na mwiza ariko usange hari uwo abantu banabonyemo nabi ari nawe mwiza pe niyo mpamvu dukwiye kujya tugenda gake mu guca imanza cyo nkunda kukivuga tugenda gake mu bita uciraho umuntu imanza kurimiraho umuntu itaka kuko uwo muntu ntuba umuzi uba uzi n'umutima we rero igihe utazi uwo muntu ushobora gusanga wamwibeshya ari we mwiza uwo wita umwiza atari we mwiza ugende ku marangamutima ikindi tugerageze kubana n'abantu bose amahoro tugerageze pe kuko muri iyi si twese tuzapfa twese tuzagenda ahubwo se urumva uzapfa usize nk'uki imisozi wa mugani wa yandirimbo nunapfa nibura uzagende nta muntu uri mu mwenda uvuga uti jyewe uyu muntu yangiriye nabi ugende bakigukubitira agatoki kandi byose ni ibiki nama nziza cyane nabanyari n'uwanditse ati Gasaro ati namwe muzapfa njye nagira ngo mbwire abantu ndabizi ko ndi kuri iyi si nzapfa ndetse nta n'uzatura nk'umusozi ariko reka mvuge ngo umunsi napfuye balayira bazaza kunkingura hari n'abandi bankunda bazaza kunkingura umuryango wanjye uzankingura rwose niwumva yuko nakubereye yego niwumva ko nakubereye cyangwa se akanantanga cyane rwose niyo mpamvu abantu turi abantu bikumva ko ibintu utekereza kuri mugenzi wawe bitakubaho ndidabura urupfu arakwifuriza urupfu arakuzi ni amarangamutima nyine erega hari n'igihe umuntu haba ikintu layira bagahita bagendera mu marangamutima bindi navuze umuntu uwo bita umwiza bitewe n'uko buriya hari abantu bazi guhisha amakosa yabo n'ububi bwabo hari n'abandi rero batabizi banabibesheho rwose ugasanga umuntu utari mubi bamwita umubi ubwiza umwiza akaba ariwo umuntu umwiza akaba ariwo bita umubi umubi akaba ariwo bita umutegikorero akamugira umuntu mwiza gusa nsoza abantu tuzajye kwisurira inshuti yacu layira nzi ko hari abamukunda kuri iyi mihanda murumva ko rero barahari yabyaye muzareke tumusure tugende tumuhe amano cyangwa inda azaza gukanda amano kanaka rero ni ukuvuga layira abakunzi banjye reka mbwira abanjye by'umwihariko abashaka gusura layira twamusura cyangwa se tukazanajyana bitubera isomo tujye twereka urukundo abo dukunda bakiriho iri ni isomo iriteriye mwana rero nari mvuye ku biryo urabeshya yego rero nari mvuye ku biryo banteye inuzirayo uyu munsi uracyari mu bitaro muzamure ibiganza mw'abantu ubundi ni mu mashini cyane ukuri ko imana ari n'amashini uracyari mu bitaro Gasaro TV abantu dufite ama YouTube ikintu wamugana cyitwa prank gicike kuko uyu munsi abantu ntago bakizera n'iby'ukuri ubazanira ibintu by'ukuri rwose ugasanga umuntu aranditse ngo gasanga ubiyisi prank kandi cya kintu mu by'ukuri urabizi neza n'umutima wawe murahamanya ko icyo kintu ari ukuri ariko abantu basigaye babona n'ikintu cy'ukuri nka prank impamvu twebwe hano mu Rwanda prank ntabwo turabasha kuzisobanukirwa ariko ntekereza ko bazazisobanukirwa n'ahandi prank zirakorwa kandi prank ubundi yakabaye numva kugira ngo mu buryo bwo kutayobya abantu bakabaye babikina ariko ku mpera bakaza kugaragazamo ko ibyo bintu byari ibintu bakinnye nk'ikinamico nyine ariko ikibazo bo babigira nk'ababiri iyo ubu rero abantu bakaba barananiwe gusobanukirwa ukuri kw'ibintu n'ibitari kw'ibintu ariko nimba ikintu ari prank koko sibyo ikintu ni prank umuntu bari kugaragaza ko ibintu ari gukora ari prank kandi ubuzima bwe abandi bari kuvuga ko buri mu kaga nimba umukunda koko byanyabyo waretse gukurikirana ibyo bavuga ukabyimenyera ukigira ahari hari uwakoze icyo kintu ko ari mvuga ngo twese turi bamwe nimba ukaza akavuga ngo umurwayi wanyu ari gukina prank sibyo akabivuga ushyira mu majwi cyane sibyo wowe ukabifata gutyo ugahita wiyicarira kandi ukicara uvuga ngo wa muntu uramukunda mukuri wamugezeho uramenya ati uyu muntu koko nimba nari mfite umutima wo kumufasha reka mpigere menye ukuri mufashe cyangwa se simufashe kuko yenda yambeshye
icyo kintu hari uwagikoze kugira ngo tumenye yuko uwo niwe nakomera amashyi avuga ngo ni intwari koko, ariko kwicara ibintu byo ku mbuga nkoranyambaga ntabwo uba ukwiye kumiragura ibintu byose. Iyi si ya social media yuzuyemo ibinyoma, na cyane ko nta muntu uzaza kwivuga amabi ameza ahari. Buri wese n'uzaza kuvuga ibibi bye uzamenye ko abivuze kuko abifitemo inyungu. Rero ntukumve ngo ibintu byose bitangajwe n'ukuri, uhita ubimira ubitwara uko cyane. Mujye namwe nimba ukunda umuntu mwigerereho wiyungururire. Ushobora no kutamugeraho bitewe n'aho uri, ukanayungura ibimenyetso baguhaye. Yego. Nawe ugakoresha ubwenge bwawe, ariko nturebe amarangamutima umuntu akoresheje atanga inkuru uyagendereho ngo uvuge ngo ni intwari yacu cyangwa ngo ni ikigwari cyacu. Nzajya mbabwiza ukuri, unkunda nkunde, utankunda bireke, kuko n'ubundi nta muntu ubimembera cyane. Kuko uyu munsi habaho ikosa Layira, ba bantu bose bagukundaga bose bagahita bakuvaho, kandi ejo we Layira ntabwo ari urukundo, nabo ni indyarya. Umuntu ugukunda ahagarara nawe mu makosa no waba uri cy'amafuti akagukosora nawe ku musaraba. Ubwo reka mvuge ngo n'abafana, burya umukunzi wawe wa mugani iteka ryose ahagarara nawe, bari hasi y'abafana. Kuko uyu umufana ndetse amakipe ntagira abafana. Iyo ikipe yatsinzwe se bayivaho bagahita bajya ku yindi. Abafana na burya nabo bagira urukundo. Uwo nguwo aba ari hasi y'umufana, kuko umufana wawe aba agomba kugufana wakoze ikosa, ariko agakomeza hari ibyo agufanira ntakuveho. Abo rero si abakunzi, si n'abafana, bose nzo nabashyira. Layira, dusoza numvise ku mihanda hari abavuga bati Layira hari igihe yigeze kwakira ati umuntu bita Vavajuru igihe yari mu mwuka agihumeka, ati yakira kuri cana imwe ikomeye ikiganiro, ati birangira bamubwiye bati ese ibyo bintu bya Vava yaza kuvuga iki? Ibyo bintu byabayeho cyangwa se ni kwa kundi abantu bavuga inkuru barangiza bakayikabiriza kugira ngo ntabwo bakabije, ni nako kuri buriya gihe mbona binambabaza. Bimwe navuze ngo abantu dukunda kwigira beza, abantu buri wese hano abakuruha yishyira ashaka kwigira mwiza, ashaka kwigira intwari. Ngewe bavaza mu mujyi wa Kigali, navuga ko paje y'ubuzima bwe n'ibi byose mu muziho byatangiriye kuri ibyo. Bava nandikira abanyamakuru bakomeye, umwe gusa ahubwo ni benshi. Abanyamakuru bakomeye baranyihorera, baranyihorera ntibanasubiza. Ndabahamagara bamwe banambwira yuko ngo nta bucuruzi bumurimo. Vava ndasiragoringa, nimba hari umuntu ukwiye gushimirwa n'Imana bo mu ijuru irabizi. Rose, uriya mubyeyi umushimirire rwose. Uriya mubyeyi niwe sose, niho ibintu byose byatangiriye. Bose aba bose mubona bari kwigira ba miseke igoroye zeru nyuzamo towa. Rose naramwandikiye, abantu bose banyihoreye, aranyakira, yakira Vava, amukoresha ibiganiro, baranamukunda. ubwo ntubeshye Layira. Ngewe ntabwo nshobora kubeshya akantu kabije ngo abantu bose banyihoreye. Ukoresha ngo benshi, kuko muri abo bandikiye nzi ko nge narimo. Iyo mvuze bose mvuga abo nandikiye nyine. Ni benshi. Abo nandikiye bose nta n'umwe wanyandikiye washubije. Ubwo nkoresheje bose abo nandikiye. Bose abo nandikiye banyihoreye. Rose aramwakira rero, abandi bamuboneraho nyuma. Na Gerard Mbabazi Imana imuha kuko nawe yamubonye kwa Rose, amukoresha ibiganiro byinshi, ariko yatangire kwa Rose. Imana imuha umugisha. Ubwo rero Imana imuha umugisha rwose, Roza credit azihabwe. Ni ukuri. Abakoze neza tujye tubashima. Pe. Hanyuma rero nza gutangazwa no kubona hari abantu amajije kwamamara batangiye kujya bamukuraho ibiganiro n'inkuru, urumva. Kandi abo ngabo uwamukoze inkuru ntaramwiyambaje pe, kibazo yakoze ibyo yumva yari mu bucuruzi. Ariko ugasanga umuntu arashaka kugaragaza yuko azi ibintu cyane kuri uwo muntu, ari nyine agatangira no kujya atangaza inkuru mu ba mbere. Nabonye bikomeye nabyo bya mbere byatangaje inkuru ya Vava yuko yitabye Imana, urumva. Bande batangaje iyo nkuru? Ntabwo nshaka kumentioninga ibinyamakuru. Batangaje inkuru nabo ngo Vava cyitaye Imana, bayitangaje bwa mbere. Bayitangaje, banakozeho n'ibiganiro.
oya ntabwo ari byiza ko wavuga platform y'umuntu, ntabwo ari byiza, nanjye sinabyemera. banagaragaza ko rwose bababajwe n'urupfu rwe, banababajwe n'uko abacitse yarabafitiye akamaro, kandi mu kuri ntabwo biza hano sindi hano ni umuntu urutoki uwo ari we wese, buri wese agira uko yaremwe n'umutimanama we, ukameka muntu n'umutima we, ariko icyo ushaka kugaragaza muri rusange ni uko hano ntimukagire umuntu mukomera amashyi, urumva umuntu nakora ikiza kigaragara muzamukomera amashyi, ariko umuntu nabihishamo akabigiramo indyarya, urumva mujye mumenya ubwenge. ubwo rero twese hano ntihazagire umuntu ukubeshya kuri iyi YouTube twese tubari kubw'inyungu. Pole sana, nta kibazo, wa mugani burya uyu munsi nshobora kukwima ikiganiro ariko ejo ukaba umuntu ukomeye cyane. none se sibyo byabaye kuri Vava, bamwiriyeho ariko abamwiriyeho bose baje kumushaka. oya niyo mpamvu nyine rimwe na rimwe hari igihe ubona umuntu hari ibyo akora ukabona nyine ntaho byamugeza, ariko nyuma tukimana ibiganiro, abanyamakuru turabikora, ariko nyine nyuma akazavamo umuntu ukomeye. Ibyo nabyo birashoboka, kandi wa mugani ibi ngibi byakabaye n'urugero rwiza rw'uko Vava yavuyemo undi muntu ukomeye twese tutatekerezaga. Ibyo byakabaye isomo ku bantu ko Imana niyo izamura umuntu, ntabwo abantu ari bo bazamura umuntu. Ako kantu karakubabaje? Karambabaje cyane, n'ubu karacyambabaza. Pole sana. ubu ngubu hari uko babatashye, ngrebe ukuntu abantu turi babi, ubu ko babatashye, ubu hari aba bose bari gutera amabuye bigize intwari, bari kuvuga ngo bagomba kumuvangira kuri ubu ko hari ababivuzeho ntanabonye bose bajya no gutabara. Ega ibintu narabikurikiye, nubwo ntari intare ko narabikurikiye. Umuntu ugasanga yicaye Kigali ari mu gitanda cye, urumva ari gustopanya abantu bahondanya imitwe, n'abari guhondanya imitwe nibura bo bagize presence yo kugaragara muri icyo gikorwa. We wanagiyeyo turi gusakuriza abantu, iyo bintu tujya turenga ibinenga ibishiga tubishime, njyewe nzajya mvugisha ukuri ko kuri, urumva umuntu mubwiza ukuri ko nta n'uwunsaga dodo, nta n'uwongera kuryiwe. bajye bamenya uko bafata inkuru zabo, n'uko batangaza inkuru, n'uko babasha kwiyereka abantu. Ariko ujya kwiyerekana kuko ubanje kurira ku muntu mugenzi wawe, umushyire hasi ngo uzamukire ku mayike ngo ubone kugera hejuru gute. Uvuga ibyawe tubishime, ariko wivuga ibyawe wanje kwitwaza izina ryanjye cyangwa irya Gasore ubundi wari we wese. Nibyo njya mvuga ngo yabo abavuga mu buryo bumwe bwiza baba bari mu bucuruzi, abavuga mu buryo bubi. Nyine kuri YouTube twese ntabwo turi miseke igoroye, ntitukigira abantu beza. Nta na miseke igoroye uriyo. Ikindi kandi buryo uri kuri tele niwe umenya situation umuntu, niwe umenya ibyo umuntu arimo. Leila, dusoza n'ubuhe butumwa waha abantu badukurikiye cyangwa se natwe aba YouTubers muri rusange? Gira ubutumwa tugenera abantu badukurikiye ndetse n'aba-YouTubers muri rusange. Bakwiye kumenya ko umuntu ni umuntu nyine, kandi bavuga ko umuntu ari mu kopi nyinshi. Umuntu azakwiyereka uyu munsi, nta muntu n'umwe wifuza ko abantu bamubona nabi. Iteka umuntu azifuza ko bamubona neza kandi yenda atari na mwiza. Ariko usange hari uwo abantu banagonyemo nabi ari nawe mwiza pe. Niyo mpamvu dukwiye kujya tugenda gake mu gushima cyo nkunda kukivuga. Tugenda gake mu bita uciraho umuntu imanza, kurimiraho umuntu itaka, kuko umuntu n'uwo umuzi, uzi n'umutima we. Rero igihe utazi uwo muntu ushobora gusanga wamwibeshya ari we mwiza, uwo utumwiza atari we mwiza. Ugende ku marangamutima. Ikindi tugerageze kubana n'abantu bose amahoro, tugerageze pe, kuko muri iyi si twese tuzapfa, twese tuzagenda. Ahubwo se urumva uzapfa usize muki imbuto zo mugani wa yandirimba. Ikiza rero gerageza kubana n'abantu bose amahoro, nunapfa nibura uzagende nta muntu uri mu mwenda uvuga uti yewe uyu muntu yangiriye nabi, ugende bakigukubitira agatoki kandi byose nibi. Nama nziza cyane. Nabanyari n'uwanditse ati Gasaro ati namwe muzapfa, njye nagira ngo mbwire abantu ndabizi ko ndi kuri iyi si nzapfa, ndetse nta nuzatura nk'umusozi. Ariko reka mvuge ngo umunsi napfuye balayira bazaza kunkingura, hari n'abandi bankunda bazaza kunkingura, umuryango wanjye uzankingura. Rwose niwumva yuko
nakubereye byanditse azapfa tujye kumushyingura yego niwumva ko nakubereye tugutane nawe aze kudushyingura cyangwa se akanantanga cyane rwose niyo mpamvu abantu turi abantu bikumva ko ibintu utekereza kuri mugenzi wawe bitakubaho ya ntabwo nzabura abankingura kubera ko iyo wavuze gutyo gusa nzi neza ko turi ku isi twese ejo wakumva napfuye cyangwa se nawe ugapfa twese nyine turi abakandida b'urupfu arakwifuriza urupfu arakuzi ni amarangamutima nyine erega hari n'igihe umuntu haba ikintu Layira bagahita bagendera mu marangamutima bindi navuze umuntu uwo bita umwiza bitewe n'uko buriya hari abantu bazi guhisha amakosa yabo n'ububi bwabo hari n'abandi rero batabizi banabibesheho rwose ugasanga umuntu utari mubi bamwita umubi umwiza akaba ariwo umuntu mwiza akaba ariwo bita umubi umubi akaba ariwo bita umutegikorero bakamugira umuntu mwiza niyo mpamvu babwira abantu ngo mujye mwirinda kwicaranya n'Imana. Imana niyo yaremye abantu bayo ninazi n'imitima yabo ninazi n'ukwigena rero umuntu utazi umutima we bimwifuriza nawe umuntu utangire kumushyikiriza umurongo uzapfa kuko wabonye ko hari ibyo utamubonyeho byiza kandi ndabona bibonye no muri angere itariyo icyo gihe umuvumo wawe ntacyo wamukora igihe Imana imutekerezaho neza cyane rwose. hari abaza bakavuga abantu bakumva nibo banyakuri rwose bakavutaba abantu ibyo bari kuvuga bana beza bakakwangisha wa mugana abantu bakaza bati ibi nibi abantu rwose bakakwangisha abantu ukabona. Ariko ntekereza ko uyu munsi umuntu ukunda undi by'ukuri ntago yakuvaho kubera ko runaka yavuze ibi nibi. Imana niyo nkuru izajya batwerekanira ni ukuri kandi abantu ni bamenye ukuri niko kuzatubatura niko Bible ivuga. Naho hari n'abandi ati ese kuki mutafashije nge nababwiye ko nta ncuro nimwe ibaho nshobora kuzakora igikorwa ngo genze kuri kamera kuvuga ngo nakoze ikintu kuko nta numwe ngomba ibisobanuro. Oya none se ni bimwe navuze ese ibintu byose tubishyira kuri kamera nicyo nkubwira nyine. None se ubu Layira ubu ninzaza kugusura wenda tutavuze tuti wenda n'urugero tutabivuganye tuti ni content nabikubwiye nk'inshuti yanjye ubu nzaze ngusure ikintu cyose nzanye ngo genge gishyire kuri kamera cyangwa se icyo ngukoreye ngishyire kuri kamera ubu se nta kintu urankorera mu buzima Layira ubu se nge ntacyo ndagukorera ubu se wa mugana akantu kose kabaye ko umuntu akoze ni impaka gashyire kuri kamera. Nge rero si uko nteye nutekereza ngo ntacyo wakoze ntago naza gubisobanura kuko ntago ngewe nkora ikintu kugira ngo nze kubibereka. Imana izaduhendera imirimo yacu twakoze n'abantu bo ntago kubana yabo nta kimaze. Tom Close niwe wavuze ngo ntibanyurwa reka nkureke rata gusa nsoza abantu tuzajye kwisurira inshuti yacu Layira nzi ko hari abamukunda kuri iyi mihanda murumva ko rero barahari yabyaye muzareke tumusure tugende tumuhe amano cyangwa inda azaza gukanda amano kanaka rero no kuvuga Layira abakunzi banjye reka mbwira abanjye by'umwihariko abashaka gusura Layira twamusura cyangwa se tukazanajyana bitubera isomo tujye twereka urukundo abo dukunda bakiriho. Iri ni isomo iriteriye mwana rero nari mvuye ku biryo urabeshya ego nari mvuye ku biryo bane inuzirayo uyu munsi uracyari mu bitaro muzamure ibiganza mw'abantu bundi ni mu mashini cyane ukuri ko Imana ni n'amashimwe uracyari mu bitaro ndacyari kuvuga se nk'umuntu wari umusirikare kabisa iyo ari ibyo ufite ufite akanyamuneza cyane ukuri ni ukuri rero tuzagusura kandi abakunzi bawe ntabwo arimo nzagenderaho nzaza nka Gasaro ntabwo rero navuga ngo abantu bose wa mugani Layira nzi neza ko hari abo ugiha usho ubaha ibyishimo ubaha ukuri n'abagukunda nabo bakande n'akanyenyeri ndanashyiraho wa mugani nimero yawe ubishaka kugure nicyo kintu nari ngiye kuvuga ubishaka nari nkongera ubishaka usaba cy'icyaha kwiba nicyo cyaha ndamaze noneho ndasabye urumva ubibabaza bimubabaza nanjye nongeye akantu Layira niyo mpamvu nongeyeho ngo ubishaka mu kanya gato bataza ushobora kujya kubona ukabona bati
banzamuyemo konti. ati Layira ari mu bitaro yasabirije yabuza y'ibitaro bigahita bihinduka content. Rero guhemba umubyeyi ntago ari ugusabiriza ni umuco. Ni umuco nyarwanda mw'abantu mwe ntimukashe umuco. Si ibyo se ntitukice umuco. Layira ndagushimiye rero, komeza wite ku mubebe ni mwonkwe, ibintu bikomeze biba uburyohe kandi vuba cyane kabisa turagusura, urabizi ibindi ni mu gikari. Thank you. Imana iguhe umugisha, usuhuze n'uwo mwana mwiza cyane wo mu marayika. Gasaro TV.